Ndabashuje mu izina rya Yesu kandi nejejwe n'Imana yuko isaha hari abo nkurikiranye kandi tugiye kugirana ibihe byiza. Imana mu ijuru bampera umugisha, Imana mu ijuru bagire neza. Ndabakunda cyane kandi imigambi Imana ifite ku buzima bwawe ni myiza gusa. Birashoboka yuko unyumva ari nijoro, ushobora kunyumva ari mu gitondo, ari ku manywa, sinzi isaha wowe urimo kunyumvira, ariko isaha iyo ari yo yose nzi neza yuko Imana iri kugira neza binyuze mu ijambo ryayo. Turi ku munsi wacu w'icyenda cyangwa wa cyenda w'amasengesho tuvuga ineza y'Uwiteka mu Imana. Mu masengesho yacu turasengera ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere turasengera imiryango yacu, abana, abafasha cyangwa abatware bacu, kuko niba bagize umuryango, umugabo n'umugore n'abana. Icya kabiri turasengera itorero rya Kristo, by'umwihariko itorero ry'u Rwanda riri mu bisa nkaho bikomeye kandi nibyo bihe byo bitegura kugaruka kwa Kristo. Rero turasenga ngo abantu bo gutentebuka mu maboko, bo gucika intege ngo basubiremo imbaraga. Turasengera igihugu cyacu kuko igihugu nibwo buzima. Igihugu kidahari itorero naryo ntabwo rihari. Yesu nashimwe. Dusenga Imana iduha amahoro asesuye, dusenga Imana iduteze imbere, dusenga Imana ihagurutse abagabo n'abagore b'imbaraga, dusenge Imana abayobozi bacu baho umwuka w'ubwenge, ibasange, ibasure, ibagirire neza muri byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka rero dusenge kandi twizera yuko Imana ije kutugira neza. Dusangira ijambo ry'Uwiteka mu Imana ry'iki gitondo, kandi Uwiteka kugirire neza, kwiteho muri byose. Wowe ubyutse aka kanya, wowe unkurikira aka kanya, wowe niwe mvugana nawe. Niwe warayurira ariko Imana yaguhoza ayo marira. Niwe wabuze igisubizo ariko Imana yakubera igisubizo. Niwe udafite uko wabigenza ariko dufite Imana itagibura uko ibigenza. Haleluya. Imana yacu ni Imana y'imbabazi kandi izanye imbabazi zikomeye ku buzima bwawe, kandi yiteguye kukugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Mana ushimwe kandi ushyirwe hejuru, ushimwe ko tubyutse turi amahoro, ushimwe kuri ku ruhande rwacu. Waravuze gwese kutimanya umwana uzavuze kumuduhana n'ibindi. Uyu munsi ubera umugisha buri wese ugiye kujya mu kazi, uyu munsi ubera umugisha buri wese icyari bugerageze gukora, uyu munsi utubera umunsi w'umunezero, uyu munsi dawo gutuye Uwiteka Mwami wanjye. Ugiye kumva wese, ugiye gukurikira ubutumwa bwiza, reka abone umugisha utsindagiye kandi ucugushije, reka abone amahoro avuye kuri wowe, reka abone neza ivuye kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo yaba yararota ibizozi bibi Uwiteka Mwami Imana, reka ibyo byose ntabwo bigomba gusohora ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi yose y'umwanzi Satani burizwemo, imigambi yose y'abazimu burizwemo, imigambi yose y'ikuzimu burizwemo, abarozi bashware mu izina rya Yesu Kristo, kuko Imana ifite ikije gukora ku buzima bwawe. Hari icyo Imana yakuvuzeho nshuti yanjye, kandi icyo Imana yakuvuzeho ntabwo gishobora kuvuguruzwa n'ibyo abantu bavuga. Birashoboka ko abantu barimo bavuga byinshi kuri wowe, ariko ajya nkubwire ngo humura, kuko Imana irakuzi kandi izi ibyiza ibwira kukugirira. Birashoboka yuko nta mahoro ufite, ariko dufite Imana igitanga amahoro. Birashoboka ko nta mafaranga ufite, dufite Imana igitanga amafaranga. Birashoboka ko ubuzima bwawe butameze neza, dufite Imana ijya iduha ubutanga ubuzima. Birashoboka ko uyu munsi nyiringa wumva wowe ubwawe nta mahoro ufite, ariko dufite Imana itanga amahoro. Imana iguha amahoro, Imana iguha ibyiza, Imana iguha ibyiringiro, Imana iguhaze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Sinzi ibyifuzo rero ufite uyu munsi, ariko Uwiteka Umwami Imana rambwiye nkubwire ngo humura, kuko Imana irakuzi. Yabwiye Yeremiya ngo yakumenye atarabura urusoro mu nda mama we. Nawe rero Imana ikuzi utarabura urusoro mu nda mama wawe. Imana ikuzi utarubaka urwo rugo. Imana ikuzi uri umusiribate, ikuzi uri umwana muto, ikuzi uri uruhinja, ikuzi mu nda mama wawe uri nk'utuzi dutoya, utuzi dukeya. Ariko uyu munsi ukungana imyaka yawe, ndagiye nkubwire ngo nta ruhare bigizemo, ahubwo nuko Imana yari ifite umugambi ku buzima bwawe, nuko Imana hari icyo yari yaragambiriye ku buzima bwawe. Ndagusubiza mu imbaraga rero, wowe ufite ubwoba witinya,
humura kuko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero turi mu cyanditswe cyacu kiri muri Zakariya, nicyo dukomeje. Niba ari ugera ukibona video yacu, ujye kuri video zabanje, nawe ngo turi ku munsi wa 9 w'amasengesho. Rero nshuti yanjye, wowe unteze amatwi muri aka kanya, hari Imana ije gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Zakariya 8:7, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, dore nzakiza abantu banjye, mbakure mu gihugu cy'iburasirazuba no mu cy'iburengerazuba. Dore nzakiza abantu banjye, mbakure mu gihugu cy'iburasirazuba, mbakure mu gihugu cy'iburasirazuba. Iyo bavuga biri burasirazuba, bivuga ibihugu byacu, twebwe turi burasirazuba. Haleluya. Ngo kandi ngo niburengera bwaryo, abo bose Uwiteka w'Imana ngo yiteguye kugira gute? Yiteguye kubagirira neza. Haleluya. Umurongo wa 8, ngo nzabazana bature muri Yerusalemu imbere, ntabwo azabatuza inyuma, azabatuza mu Yerusalemu imbere. Ngo bazaba abantu banjye, nanjye nzaba Imana yabo mu by'ukuri no mu byo gukiranuka. Ati Uwiteka ati bazaba abantu banjye, nanjye nzimira kubabera Imana, nanjye nzababera Imana, nzabarwanirira, nzababa hafi. Yesu nashimwe. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, amaboko yanyu nakomere. Uwiteka azi ko amaboko yawe yari yatentebutse. Uwiteka azi yuko wari wacitse intege. Uwiteka azi yuko wari wagize ubwoba. Uwiteka azi ko nta gisubizo wari ufite, ariko arakubwira ngo nubwo amaboko yari atentebutse, ngo komera. Haleluya, haleluya. Ngo yemwe, ngo abumva muri iyi minsi amagambo yavuzwe n'abahanuzi bari bahari ku munsi urufatiro rw'inzu y'Uwiteka Nyiringabo rwashyirwagaho ngo iyo nzu y'urusengero yubakwe. Ndavuga abakoze umurimo w'Imana, abakora umurimo w'Imana, abubatse inzu y'Uwiteka, inzu bayishyizeho urufatiro. Iyo bari Bibiri ivuga inzu y'Uwiteka, ivuga mu buryo bubiri, ivuga cyaki yacu twese tuzi, ariko inzu y'Uwiteka Imana yitaho, Imana irebaho, Imana ibivuga igihe kinini, ni wowe ni njyewe nawe. Yesu nashimwe. Haleluya. Biravuga ngo mbese ntago muzi yuko muri inzu z'Umwuka Wera? Haleluya. Ngo kuko iyo minsi itaragera nta muntu wahembwaga cyangwa itungo, kandi uwinjiraga n'uwasohokaga nta mahoro bari bafite ku bw'abanzi, kuko babateye. Abantu bose babatera kwangana. Abantu baranganye muri ibi bihe, abantu ntibakundana, abantu ntibagishyigikirana, ahubwo babonye utangiye gutera imbere batangira kukugira ishyari. Imana ikurinde abanyamashyari mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikurinde abakugambanira, Imana ikurinde abaguca intege, Imana ikurinde abakubwira ngo ntuzabishobora, Imana ikurinde abakuvuga ngo warananiwe, Imana ikubwire abakubwira ngo ntabwo uzakira. Imana ikubwire kandi ikurinde abo bakwandikira inzandiko z'iterabwoba, akubwira ngo urarwaye, ndagiye mubwire ngo uri muzima mu izina rya Yesu Kristo. Abakubwira ngo abaguzanira imanza, Uwiteka aje kukuburanira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Ngo kuko hazabaho imbuto z'amahoro, imizabibu buzera imbuto zawo, ubutaka buzera umwero wabwo, n'ijuru rizatonda ikime cyaryo. Ibyo byose nzabiraga abasigaye bo mu bwoko bwanjye. Uwo ni wo murage w'abana b'Uwiteka umwami Imana, uwo ni wo murage Imana yiteguye kukuraga nshuti yanjye. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 17 kavuga ngo kandi ntimukagambanirane mu mitima yanyu, ntimukemere indahiro z'ibinyoma zose, kuko ibyo byose ari byo nanga. Ni ko Uwiteka avuga. Ntimukemere indahiro z'ibinyoma, ngo nibyo Uwiteka yanga. Ntimukagambanirane. Imana yacu ntabwo ikunda abantu bagambanira bagenzi babo, kandi birashoboka yuko nawe niba wari ugambiriye mugenzi wawe, ndagiye nkubwire ngo wihane. Uyu munsi wongere umva ijambo ry'Imana, wongere wihane, wongere ugarukire Uwiteka. Haleluya,
haleluya. ariko ijambo ry'Uwiteka ngo ryongera kuza riravuga ngo 19 Uwiteka Nyiringabo aravuga ati kwiyiriza ubusa. Ari naryo jambo twahagazemo cyane, kwiyiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kwa 5 no mu kwezi kwa 7 no mu kwezi kwa 10 bizahindukira ab'inzi b'Uyuda iminsi y'umunezero, iminsi y'ibyishimo, iminsi y'ibirori byiza cyane, nuko mukunde ukuri n'amahoro. Iminsi y'ibirori byiza cyane ngo nuko mukunde ukuri n'amahoro. Imana yo mwijuru iravugana nawe ngo nujya imbere y'Uwiteka Umwami Imana ngo kunda abayikunda bayishakana umwete barayibona. Nushakana Imana umwete uzayibona, nuhaguruka gushaka Imana uzayibona. Wowe nkurikiye muri aka kanya ndagiye nkubwire ngo humura, Uwiteka Umwami Imana ntabwo yigeze kwibagirwa, ntabwo yakuretse, ahubwo imigambi agufitiye ni myiza gusa. Kandi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kwiriza ubusa kwawe, kwiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4, kwiriza ubusa byo mu kwezi kwa 5, kwiriza ubusa byo kwezi kwa 7, kwiriza ubusa byo mu kwezi kwa 10 bizabera bari mu nzu y'Uwiteka Umwami Imana iminsi y'umunezero, iminsi y'ibyishimo, ndetse azabe n'iminsi y'ibirori. Bibiliya yakomeza ikavuga ngo abantu bazava mu bihugu bitandukanye, abantu bave mu midugudu itandukanye, bavuge ngo turagendana nawe kuko Imana iri kumwe nawe, kuko Imana igenda iri ku ruhande rwawe. Bibiliya yatubwiye ngo isi iri ku ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Oya nawe inshuti yanjye uneze amatwi muri aka kanya ndagiye nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nawe, yite gukora ibyiza ku buzima bwawe. Nubwo umaze igihe usa n'unaniwe, nubwo umaze igihe usa n'ucitse intege, nubwo umaze igihe usa n'ubona ibiguteye ubwoba, humura, Imana irakuzi, Imana iragushyigikiye mu murimo w'Imana, Imana iragushyigikiye. Nshuti yanjye we neza amatwi, hari iby'Imana iteguye gukorana nawe, hari iby'Imana iteguye guhindura. Wowe hinduka, Imana iteguye guhindura amateka yawe. Wowe garukira Imana, Imana yiteguye kukugarukira no kukugirira neza, no kukwitaho, no kugushoboresha, no kuguha amahoro, no kuguha ibyiza, no kuguha ibyiringiro, no kugusubizamo imbaraga. Ku ijambo ry'Imana riratubwira ngo abasore b'imigenda bazacogora, ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. Imana iri kumwe natwe, Imana iri ku ruhande rwacu, ikora imirimo n'ibitangaza. Reka mbabwire inshuti zanjye, amasengesho nta kijya kiyananira. Amasengesho ahindura ibikomeye bikaba byoroshye. Ibidashobokera abana b'abantu mu masengesho birashoboka. Birashoboka ko urimo kunyumva uyu munsi ngo se na biriya byashoboka. Nshuti yanjye ndashaka wizerane nanjye, wemere ngo Uwiteka Umwami Imana arashoboye kandi nta kimunanira. Bibiliya itubwira abagabo babiri, Bibiliya itubwira mu gitabo cy'Ibyakozwe no mu bice 3 ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Haleluya, haleluya. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Yari amasaha y'isa 9. Ntabwo birivuga niba ari isaha y'amanywa, ntabwo bivuga ko niba yari y'ijoro, ariko menya ngo yari isaha ya saa 9. Haleluya. Kandi menya ngo bari bagiye gusenga, nta kindi cyari kibatwaye. Ngo hariho umuntu wari waravutse aremaye ibirenge, baramuhekaga ngo bakamushyira hehe? Ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Uyu muntu yari afite ibibazo bitari bimworoheye, kuko biratubwiye ngo baramuzinduraga bakamushyira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Ngo nta kindi cyabaga kimutwaye, kwari ugusabiriza binjiraga. Haleluya, haleluya. Ngo uyu munsi umwe Bibiliya iravuga ngo abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero amubwira ati uturebe. 5 abita bagira ngo hari icyo bamuha. 6 Petero amubwira ati feza n'izahabu ntabyo dufite, ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Haleluya. Aramubwira ngo icyo mfite ndakiguha
mu izina ry'Yesu haguruka ugende. Inkuru y'uyu mugabo benshi murayizi, biratubwiye neza ngo uyu mugabo baramuzinduraga bakamushyira ku irembo ry'urusengero ngo agasabiriza abantu binjiraga. Yaramenyereye yuko abinjira bose binjirana amafaranga bakayamuha. Noneho umunsi umwe Petero na Yohana bo bari bagiye gusenga, nta mafaranga bari bafite, ariko bari buzuye imbaraga z'umwuka wera, bari buzuye gushira amanga, bari bamaze kumenya Kristo. Bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo kandi bamara gukomera bakora iby'ubutwari. Nshuti yanjye unteze amatwi muri aka kanya, ndagira ngo ubwire ngo Uwiteka umwami Imana igambiriye kukugirira n'ibyiza gusa, agambiriye kukugirira neza, agambiriye kukwitaho, agambiriye kugukomeza no kugushoboza, agambiriye kuguha amahoro no kugusubizamo imbaraga. Ngo kuko ngo abasore bigenda baragenda bagacogora, ariko bategereje Uwiteka basubizwamo imbaraga. Abagabo barangije ngo baramubwira ngo turebe, ngo arabareba, arongera arabareba, ategeza ko hari amafaranga bagiye kumuha, ategeza ko bagiye gukora mu mufuka. Aravuga ati aba ni ababosi bo, kuko kenshi abantu bakozi b'Imana bambara neza, bambara amakote, babasa neza. Nabo babonye ati abangabo bagiye kugira gute, bagiye kuma amafaranga menshi. Ariko ngo arangije umugaragu w'Imana ashira amanga, aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ngo ariko mfite Kristo muri njyewe. Haguruka. Arategeka. Barokore bakozi b'Imana, ndagira ngo twige gutegeka. Tegeka imibereho urimo, tegeka imibereho mugenzi wawe arimo, tegeka ibihurimo birahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ngo arangije aramubwira ngo haguruka ugende. Wa wundi wari umuremaye, wa wundi wagendaga kururuka, wa wundi bahekaga bagashyira imbere y'urusengero, ijambo ry'Imana rimwe gusa, mwuka w'Imana uri ku bagaragu b'Uwiteka umwami Imana amumanukaho. Wari umugaye arahaguruka aragenda. Bose barabibona, baravuga ngo ku iyi ni Imana, babona imirimo Imana ikoze. Nshuti yanjye rero nawe ntabwo nzi, wegoye ntabwo wenda baguheka ngo bakujyane aho ujya gusabiriza, ariko nawe hari ikibazo ufite. Buri wese hari igishaka bafite, buri wese hari ikigeragezo kiba kimuriho, buri wese hari ikirwara kiba agendana nacyo, buri wese hari imibereho agendana nayo. Ariko Uwiteka w'Imana aravuganye nanjye nkubwire ngo humura, dufite Imana ishobora byose, dufite Imana ikiza, dufite Imana itabara, dufite Imana igizura igahindura ubuzima, igahindura amateka. Nawe yaguhindura amateka, nawe yaguhindura amateka. Wowe uteze amatwi ijambo ry'Uwiteka w'Imana, wowe ufite inyota yo kumva ijambo ry'Imana, ndagiye nkubwire ngo Imana yacu ifite ubushobozi n'ubutware ku buzima bwawe. Gwega yibwira ibyiza gusa. Rero ibyo byiza Imana ije kukugirira, reka ibikore ku buzima bwawe, reka ihindura amateka yawe, reka ihindura imibereho yawe. Sinzi ibikuriza, sinzi ibiguca intege, sinzi ibiguteye ubwoba, sinzi ibiguhagurukiye kukurwanya, ariko Imana yo mu ijuru yiteguye kukugirira neza, yiteguye kuguhumuriza, yiteguye kuguha amahoro, yiteguye kuguha ibyiringiro. Nubwo wari ucitse intege, ariko ndaguzamwo imbaraga kubwira ngo humura, Imana iri kumwe nawe. Imana izi ibyo yibwira kukugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Humura nubwo babona bisa n'ibigukomereye, ariko rero nkubwire ngo Imana ifite ubutware, Imana ifite urufunguzo, Imana ifite imbaraga. Imana hari ikije gukora, Imana hari ibyo ije guhindura, Imana hari ibyo ije gusenya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Sinitaye igihe umaze ubabaye, igihe umaze umugaye, igihe umaze ushonje, igihe umaze ushomereye, igihe umaze utabyara kandi ufite umugabo cyangwa ufite umugore, igihe maze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndategetse mu izina rya Yesu, wowe wari unaniwe, wowe wari umaze igihe kirekire nta mwana ugira, Imana iguha umwana. Umwaka utanga iki gihe nawe uzaba ukikiye umwana wawe. Wewe wari ushomereye, warize ariko ntiwigeze ubona umwanya, ntiwigeze ugira amahirwe y'akazi, mu izina rya Yesu Kristo reka dosiye yawe yibukwe. Aho washabye akazi bamenye yuko uyu munsi wa none ko hari izindi mbaraga zimanutse ku buzima bwawe, baguhamagare mu izina rya Yesu Kristo. Birashoboka urivugana nanjye, birashoboka unyumva muri aka kanya. Sinzi ibiguteye ubwoba, sinzi ibigushubije inyuma, sinzi ibiguciye intege, sinzi ibyananiranye, ariko rero nkubwire ngo ibyo byananiranye Imana yacu ijya ibikora, ibyo byananiranye Imana yacu ijya ibikora, kuko ikugiriye imbabazi. Si ukukiranuka, si ukuri umwizerwa, ariko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo kuko wakunze gukiranuka ngo nicyo azagukiriza.
kuko wumvise ijambo ry'Imana niryo kugukirizamo n'izina rya Yesu. Nk'uko ikirema cyari imbere y'urusengero, sinzi igihe cyari kimaze, nanjye sinzi igihe umaze mu kigeragezo, ariko Uwiteka Umwami Imana arambwiye ngo nkubwire ngo humura, komera kuko Imana iragutabaye, komera kuko Imana ije gushyiraho inzira ahatari hari inzira, Imana ije gushyiraho inzira ahari hateye ubwoba, Imana ije kuvuga ngo humura, Imana irakuzi, imigambi gufitiye ni myiza gusa. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami w'abami Nyiringabo, ndakwereka uwo musore, ndakwereka iyo nkumi, ndakwereka umumama, ndakwereka umupapa, ndakwereka Mwami Imana uyu mukecuru wacitse intege, nta byiringiro afite, umusaza nta byiringiro afite, ariko ijambo ryarambwira ngo ugufite abafite byose. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana muri iki gitondo reka abone umugisha, reka abone amahoro, reka abone ibyiza, reka abone ibyiringiro, reka asubizwe mu imbaraga mu izina rya Kristo Mwana w'Imana muzima. Data ntaba ari twe, ahubwo Umwuka wera ganze akora imirimo n'ibitangaza, Mwuka wera ganze ahindura amateka n'ubuzima, Mwuka wera ganze akure bimugerageza mu izina rya Yesu. Akira ubuzima, akira imbabazi z'Imana, akira amahoro ava ku Mana, akira ineza y'Imana, akira ijambo ry'Imana, akira guhumurizwa n'Imana, akira gukomera mu Mana, akira Kristo wari utarakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Guhera umunsi wa none Imana igushyirireho inzira, wongere kugira amateka mashya, Imana igushyirireho inzira, kandi Uwiteka Umwami Imana akurwanirira intambara mu izina rya Yesu Kristo. Ubona amahoro ava ku Uwiteka Umwami Imana. Ndagushimiye Kristo Mwana w'Imana muzima, kuri mutugirira neza, kuri mutwitaho, kuri mudukomeza, kuri mudushoboza, kuduhagurukije, kuduhumurije, kw'ababisha batatanije. Kandi Uwiteka Mwami wanjye, nk'uko wakijije kiriya kirema, abari kukiza buri wese, abantu bajye mu kazi, abakora bunguke, ndetse bajye bibuka gutanga 1/10 kuyo batera imbere, kugira ngo bavane indyanyi mu byabo mu izina rya Yesu Kristo, bakiranuke kuri byose kandi bizera imbaraga z'ijambo ryawe. Urakoze Yesu, urakoze Mwami w'abami, urakoze kukuri byose kandi utajyunanirwa. Ni mu izina ryawe Kristo byose tubyizera, amen. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi kugirire neza. Ushobora kumpamagara kuri telefone yanjye 0788430085, wanyandikira, wampa ibitekerezo, kandi agiye nkubwire ngo Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Waza tugasengana, wampamagara tugasengana, Imana yo mu ijuru ikakugirira neza. Tugeze ku munsi wa 9 w'amasengesho y'iminsi 40. Imana ikugira imbabazi kandi kwiteho mu izina rya Yesu, amen. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese, ndabakunda cyane. Yesu abagirire neza kandi abiteho mu izina rya Kristo Yesu, amen.